b'Imana twongeye guhurira ku murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa channel. Reka tugushimire uburyo wongeye gutanga umwanya kugira ngo twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza icyigisho twatangiye ubushize ubwo twareberaga hamwe uburyo Sodomu na Gomora byarimbutse, kandi Sodomu na Gomora muri iki gihe nabwo bikabibasha kugaragara bitewe n'abatuzengurutse cyangwa se n'ibyo tubona hatuzengurutse. Uyu munsi wa none turibanda ku ijambo rikubiye muri iki cyigisho rivuga ngo hunga udapfa. Reka nkwibutse yuko uwo muri kumwe muri iki kiganiro ari Kayishema Joel. Dusenge. Mana yacu, byiringiro by'umugisha, ni wowe tangiriro kandi ukaba n'iherezo. Data mwiza, nta kintu na kimwe uzigera ukora kuri iyi si utabanje kuburira abantu waremye. Niyo mpamvu tubona yuko uherekera kose wagiye utanga imiburo itandukanye kugira ngo abashaka agakiza babashe kukakira. N'uyu munsi wa none ijambo ryawe rirabumbuwe, twe rero nk'abana b'abantu ntabwo twabasha kurisobanura, ariko Mwuka Muziranenge watanzwe kugira ngo abane n'abakwizera n'abakwemera aze adusobanurire ibyawe, ijambo ryawe ritwubake, ridutegurire kuzagusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Bibaye byinshi ibyaha by'ab'isi hose, byageze imbere y'Imana, isi ishyizwe mu rubanza. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'urubanza gisohoye. Nkuko twarebeye hamwe ubushize, amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 hatubwira uburyo abamarayika bageze i Sodomu, abantu baho bakabagirira ubugome bukomeye cyane, bakabagwa nabi ndetse bagashaka kugeza igihe abo bagabo babiri bari baje ari intumwa zo mu ijuru. Abagabo b'i Sodomu ni Gomora, abakuru n'abatoya, bose baza bakazenguruka urugo rw'umugabo wahabaga witwaga Loti, bakavuga bati turashaka abagabo binjiye iwawe kugira ngo turyamane nabo. Ibyaha bimeze bitya ntabwo byadutse mu isi ya none muri iki gihe gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo na mbere hose mu byagiye birimbuza abakurambere bacu, icyo cyaha cyabaga kiri ku ruhembe rw'imbere. Mu gihe cy'umwuzure wa Nowa haje ibibi byinshi, abantu bagomera Imana, batandukana n'Imana. Imana bigeze igihe ivuga amagambo akomeye ngo umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanye n'abantu. Igihe kiragera, Imana itanga amahirwe, abantu baza kubona uburyo Imana igira neza. Nowa ababwiriza imyaka 120, ariko byarangiye Nowa n'ab'umuryango we, nk'uko twabonye mu Itangiriro igice cya 7, ari bo bonyine babashe kwinjira mu nkuge. Hano tubona uburyo abantu bajyaga basenga, mu gusenga kwabo bakanihira ibibi byakorerwaga i Sodomu n'i Gomora, bagatakambira Imana. Ujye utinya abantu basenga. Iyo abantu bafata umwanya wo kwiherana n'Imana bakayibwira ibibari ku mutima, Imana ibyitaho, maze iyo miniho irazamuka iragenda igera ku Mana. Mbere yuko abamarayika boherezwa kugira ngo baze kureba ibivugwa niba ari ukuri koko, bitari ukuvuga yuko Imana ibitabizi, ahubwo ni ukugira ngo irebe ahari ko bagira uburyo bisubiraho. Ariko icyo gihe mbere yuko Imana ihagenderera ihagera, yabanje gusura umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari we sekuruza w'amahanga. Imana yamuhaye isezerano, kandi Imana ntabwo igihinduka. Imana ibwira Aburahamu ibigiye kubera i Sodomu, Aburahamu arahasabira nk'uko twabibonye. Ibyo ngibyo tubibona mu gice cya 18. Ufite umwanya wagisubiramo ukagisoma, cyangwa se ukongera ugategera amatwi ikiganiro cy'ubushize.
maze Aburahamu mu kwasabira aravuga ati reka mpere ku bantu 50. Abari baheraho ati Imana nubabona muri Sodomu abantu 50 bakubaha uzahareka. Uwiteka ati rwose nzahareka. Aramanura agira abantu 40, 30 n'abanga, aramanuka 20, aramanuka aragenda agera ku mubare w'10. Aravuga ati ibyo byose abantu 10 ntabwo bazabura bubaha Imana muri uriya murwa. Ariko icyaje kugaragara nuko abo bantu 10 Aburahamu yari yizeye, na Loti yumvaga ko abo bantu 10 ubwo wari uhatuye nk'umuyobozi ari nawe muryango Imana igendereye, nawe ubwo yumvaga ko abo bantu ashobora kuba bafite. Ariko byagaragaye ko yibeshye cyane, kuko mu ijoro riheruka umuntu wese rishobora kubaho. Ntabwo uzi ngo ni ryari, ariko umuntu wese agira ijoro riheruka. Umuntu wese agira umunsi we wa nyuma. Maze ijoro riheruka abaturage b'i Sodomu bagiye babona hari intumwa ije itunguranye, bumvira gukomanga ku nzugi zabo. Uwo ni umusaza ugeze mu zabukuru witwa Loti, ari guhamagara abakobwa be, ari kubwira abakwe be abashatse n'abakwe bamaze gushaka abakobwa be, ari kubabwira ati nimuze muhunge. Ari kubwira inshuti ze muze duhunge, dusohoke muri uyu murwa, mwe kugira kandi ikintu muzana, mwe kugorwa no guhambira no gushaka imizigo no gushaka abakarani babikorera, cyangwa se mushaka amafarashi agomba kubahekera imitwaro, ahubwo nimukize ubugingo bwanyu. Uyu musaza ntabwo ubutumwa yatanze bwigeze bwakirwa neza. Reka turebe igice cya 19 umurongo wa 12 kugira ngo dukomeze iki cyigisho neza. Babagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite, umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Ntabwo ari ukubabwira ngo nibasase baryame, ahubwo ni ukubakuramo. Tugiye kurimbura ahantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arabwira ati nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Ariko hari ibintu abantu basuzugura, hari n'ibintu abantu bakinisha. Uzi kubona sobukwe akaza agakomanga ku idirishya ry'icyumba uraramo, cyangwa se wenda araje akomanze ku muryango wo kuri saro. Wajya kumva umuntu ukomanze mu gicuku, niba ari abagaragu ufite cyangwa bazamu, bakavuga bati ni sobukwe ukomanze aragushaka. Wowe ubwawe ntubasha no guha agaciro ubwo butumwa buzanwe n'umusaza mu gicuku. Abakobwa be ntabwo bigeze babyumva, aravuga ati muzehe noneho ashaje nabi, niba ari ukubasaza birakabishe. Abakwe bati muzehe rwose mva twaje gushaka abageni bawe, tubona uri umuntu muzima, ariko noneho menya byivanze. Ariko abantu nanone mwumva abantu aho urukundo rugera, rukagera ubwo rukamuka rugakama rugashira. Nta nubwo abakwe bavuze batumva iri joro ntabwo twatuma muzehe asubira mu rugo wenyine, reka tubyuke tumuherekeze byibuze. Ahari iyo babyuka bakamuherekeza, bari kugenda bakabona abantu bariwe batanze ubwo butumwa, maze noneho nabo bakabibwirira imbona nkubone. Ariko ngo bageze igihe bakunda umunyenga w'ibitotsi, bakunda umunyenga kuryama, abantu bakadamarara, bakageza igihe batakibasha no kuba bagirira impuhwe n'ababyeyi babo nabo bafitanye isano n'abakuru. Ntawe ucyubaha umukuru. Loti nta numwe wabashe kumwumva ngo aha agaciro ubutumwa afite. Umurongo wa 15 igice cya 19 cy'itangiriro, nuko bukeye mu gitondo bamareka batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano. Abaraho nibo bonyine bari bashe gukira, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye. Uyu mugabo ngo yarazaririye. Buriya rero iyo bigeze igihe cyo kugira ngo ukize ubugingo, usanga umutima uri gushaka n'ibindi. Kavuga utari ko se ndasiga matera, ndasiga ya televiziyo naguze amafaranga, imishahara y'amezi angahe yose naremenda yegeranya kugira ngo ngure ibi nibi. Hariho navuga ati none se imodoka zanjye ndabanza nshaka uburyo abashoferi bamfashe bazitware. Ugasanga umuntu byamugoye ati none se uyu munsi ko banki zitafunguye, amafaranga ariyo ndayavanayo nte? Ibitekerezo biba henshi cyane. Maze Loti nawe ngo arazarira. Bibiliya ivuze kuzarira no kuvuga ngo hari ibintu byatumye rwose asa n'utindiganya kumva yuko hari akwiye kongererwa ikindi gihe kugira ngo Imana isa naho imutegereza. Mbese twebwe bimeze bite? Maze azaririye. Umurongo wa 16, abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'abakobwa be bombi Uwiteka mubabariye baramusohora, bamushyira inyuma y'uwo mudugudu.
Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde. Mvira ijambo, hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde. Utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Uyu musaza yabwiwe amagambo tukwiye gutekerezaho. Mbese twebwe nta jwi turi kumva muri iki gihe ritubwira ngo duhunge umujinya uzatera? Mbese nta muburo twumva y'ijambo ry'Imana, uburyo bwose Imana ishobora gukoresha ituburira tukaba tubisuzugura? Abantu bo muri kiriya gihe ntabwo bigeze bita cyangwa se baha agaciro amagambo yavuzwe n'uriya musaza Loti. Mujye mwibuka ibyabaye kera, mubiha agaciro, kandi ijambo ry'Imana ibyo ritubwira ubyiteho, we kugira ubwo bisuzugura ngo ugire ngo ni iby'umuntu, ahubwo y'Imana yavuze iba yaravuze. Kandi iyo yatanze umuburo iba yarawuhaye abantu bose, nubwo yawutanze igihe kimwe, ari kureba buri muntu wese. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni igitabo nakunze kukurangira cyiza kibasha kugufasha gusobanukirwa n'aya magambo yanditswe mu ijambo ry'Imana. Ntabwo gisimbura Bibiliya, ariko kigufasha gusobanukirwa n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Ku ipaji ya 82 hari aya magambo akurikira: indi Sodomu. Muri iki gihe abanyadini bakeresheje imbabazi z'Imana. Abantu benshi bahinyura amategeko, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu, nk'uko tubibona muri Mateyo 15:9. Abantu benshi bariho mu buzima buborohereza gukora ibyo bishakiye bitagendeye ku ijambo ry'Imana. Ab'i Sodomu n'i Gomora nuko babagaho. Bageze igihe banyuranya n'ubushake bw'Imana, ndetse bageze igihe babitoza n'abato, babitoza abakuru, babitoza bose urubyiruko, maze basigara ari ikigare, amatsinda agendereye kurwanya Imana no kuyigomera. Reka dukomeze twumve kuri paje ya 42. Mu matorero menshi harimo ubuhemu. Si uguhemuka nk'uko iryo jambo risobanurwa, guhakana Bibiliya ku mugaragaro, ariko ni uguhemuka gukerensa kwizera kuvugwa muri Bibiliya nk'uko Imana yabihishuye. Ugasanga abantu ubuhemu bwabo noneho bushingiye mu gukerensa ukuri kuvugwa mu ijambo ry'Imana nk'uko Imana yakugaragaje. Gukiranuka ngombwa kwasimbuwe no kuzuza umuhango. Ugasanga imisengere ni formality. Abantu barimo barasenga avuga ati, yewe icy'ingenzi nuko ngerayo, icy'ingenzi nuko mboneka. Si uko se ngomba kujyana n'abandi, ariko nta gusenga, nta misengere ishingiye ku kumenya Imana no gusabana nayo, nk'uko Aburahamu yasabanaga n'Imana bikageza igihe Imana imuhishurira n'amabanga yayo. Kubw'iyo mpamvu gutezuka ku Mana no gukabya mu byerekeye ijambo ryayo biraganje, bisa naho rwose byamaze gufata intebe. Kristo yaravuze ati, no mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo, ni nako bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekaho, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Isi ifite umuvuduko, irihuta igana ku kurimbuka. Umukiza wacu yaravuze ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kwemererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi. Uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego, abahora bashakisha iby'iyi si bose. Nuko rero mujye muba maso, musenga iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Nanone aya magambo tuyabona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza 36. Ibumve bwoko bw'Imana, Uwiteka arabaza ati, ni kuki iminsi yanyu yose yuzuye gukiranirwa? Mbese n'iki nakoze nagombaga gukora ngaho mushinga urubanza tuburane? Twumvise ibyo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Ni kuki twarinda gupfa kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi?
Sodomu itararimburwa, Imana yoherereje Loti ubutumwa ngo hunga udapfa. Iryo jwi ry'imbuzi naryo ryumvikanye i Yerusalemu itararimburwa. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, izi ngabo zavugwaga ni ingabo z'Abaromani zaje zikagota Yerusalemu, hashira igihe gito zikongera zigasubirayo. Yesu ati muzamenya yuko kurimbuka kwawo kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, nk'uko muri Luka 21:20-21. Ijambo ry'Imana rero icyo rivuga ko abantu badakwiriye gutindiganya, ahubwo bakwiriye guhunga. Habayeho gusohoka, biyemeje gutandukana n'inkozi z'ibibi, bahunga urupfu. Abo bantu ni abantu bahitamo kwitandukanya n'inshuti magara bari basanganywe, ni abantu bahitamo kwitandukanya n'ibibanezeza bajyaga babamo, ariko bagakiza ubugingo bwabo. Hunga udapfa. Iryo jwi ry'imbuzi naryo ryumvikanye i Yerusalemu. N'uyu munsi wa none rero rirumvikana. Nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa, niko byabaye mu gihe cya Loti, ni nako byabaye mu gihe cy'intumwa Yerusalemu igiye kurimbuka, kandi ni nako bizaba mu minsi iheruka. Ese wibwira yuko iyo minsi iheruka tubwirwa ari iya ryari? Ni iya kera cyangwa ni iminsi twamaze kwinjiramo? Nanone ijwi ry'Imana rirumvikana ryingingira abantu bayo kwitandukanya no gukiranirwa kuri hose. Gukora nabi no gutezuka ku Mana mu minsi iheruka byeretswe umuhanuzi Yohana mu nzozi zerekeye Babuloni. Ahavuzwe amagambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17:18 havuga ngo wa mudugudu ukomeye utegeka abami wo mu isi. Ni ukuvuga ko mu gihe giheruka hazaba hariho ubuyobe no gutambikira no gutezuka ku ijambo ry'Imana. Imana yabikubiye hamwe byose byitwa Babuloni. Ni ukuvuga ngo ni uruvangitirane rw'ibintu bidasobanutse, abantu bagasa naho bimitse ibigirwamana kuruta kwimika Imana ubwayo yabahanze, yabaremye umuremyi wabo. Umurwa wa Babuloni utararimburwa, mu ijuru hazava ijwi rihamagarira abantu riti bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ayo magambo tuyabona mu byahishuwe igice cya 18:4. Abantu turiho mu gihe giheruka amateka y'isi. Imana irahamagara abantu kugira ngo basohoke muri Babuloni. Imana yahamagaye abantu ho mu gihe cya Nowa, ibahamagara kuva mu bibi kugira ngo baze binjire mu nkuge bakizwe. Imana ihamagara abo mu gihe cya Loti kugira ngo bahunge, basohoke mu mazu yabo, bagende bahungire ku musozi, bahungire aho Uwiteka arabereka. Ni ubutumwa butangaje. Imana irahamagara abantu kugira ngo basohoke mu bibi. Bwoko bwanjye nimusohoke muri izo nyigisho z'ibinyoma, musohoke muri ubwo bugome, musohoke mu butinganyi, musohoke mu ngeso zonona isi, musohoke mu businzi, muve mu rumogi, muve mu byaha birimo bitukisha izina ry'Imana, muve mu bugome, muve mu nzangano, mu bintu bitandukanye byonona isi bimaze gutuma ihindana. Ese wabwirwa n'iki ko ibyo turi kubona bitari kuza ari inkurikizi z'uko twamaze guta Imana? Nyamara muri iki gihe cya none turabwirwa ngo bwoko bwanjye nimusohoke. Ubu butumwa rero Imana igira uko itanga imiburo. Muri iki gihe ubona tubwirwa ko dukwiye kuguma mu mazu, kandi nibwo buryo bwo gukira. Wumve nawe, Imana irakoresha ubuyobozi, igakoresha abaduha uburyo bw'imiburo kugira ngo mubashe kubaho, nimugume mu nzu. Ariko none Imana iratubwira iti mwe nimusohoke. Gusohoka rero nuvuga ngo ni ukuba uri no mu nzu ariko ugasohoka mu byaha. Kuba uri mu nzu, uri mu rugo utuje, uri iwawe, ariko ukava mu bibi, ukava mu ngeso mbi, umutima wawe ugasohoka mu bibi, ibitekerezo byawe bigasohoka mu bibi, ukaba mu muryango ukaba utuje, ariko ijuru rikuzi, uganira n'Imana nk'uko Aburahamu yaganiraga nayo. Wowe untegeye amatwi wumvira ijambo, mbese witeguye kungana iki ko Kristo ari hafi kugaruka? Ku ipaje ya 83 z'iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi haratkomeza hatubwira ngo abantu bararota amajyambere n'amahoro. Benshi baravuga bati amahoro n'umutekano, naho ijuru ryo rigatangaza yuko umunyabyaha yenda kurimbuka. Imidugudu y'icyo kibaya yigaragambije mu kwinezeza kandi kerensa imiburo y'intumwa y'Imana. Ariko iryo joro urugi rw'imbabazi rwarakinzwe burundu, rukingirana abaturage b'i Sodomu batagiraga icyo bitaho. Imana ntizemera guhora isuzugurwa. Ubyumve, ntabwo Imana izigera yemera guhora isuzugurwa. Igihe kiragera igashyiraho iherezo. Umugabane munini w'abaturage b'isi uzanga imbabazi z'Imana maze barimbuke burundu. Ariko abazumvira imiburo bazatura mu rwihisho rw'isumba byose, kandi bazahama mu gicucu cy'ishobora byose, nk'uko muri Zaburi ya 91:1. Imana ikihamagarira abantu bo muri iki gihe cya none nuko tugomba kumera nk'abantu bari mu isi ariko tutayirimo.
tube mu isi tudatwawe n'ibyayo, tube mu isi tutarabaye imbata z'iby'isi, kuko iyo umuntu yabaye mu isi ikageza igihe imugira imbata biba byamuviriyemo urupfu rukomeye, urupfu ruruta izindi. Abakurambere n'abahanuzi paje 43 hari amagambo ari ku isubi hasi aheruka avuga ngo umurage Imana yasezeranye ntabwo uri muri iyi si. Ku byerekeye Aburahamu, kwizera niko kwatumye umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Tugomba rero gutura nk'abasuhuke ndetse tukaba nk'abashyitsi hano, niba tuzabona gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, niyo yo mu ijuru. Aya magambo tuyabona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 9, uwa 10 n'uwa 16. Nshuti y'Imana, dukomeje kubana kuri uyu murongo twumviraho ibyanditswe byera. Mbese witeguye kungana iki muri iki gihe cya none, ko Yesu ubwe nawe yageze igihe abwira abantu ati mwitonde, mwirinde? Tubona uburyo Mukaroti yagize kujenjeka cyane, yagize kujenjeka, yabwo ati muhunga mudapfa, ariko ngo ageze imbere aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose, ubusa ndagiye, n'umundagiye rwose. Maze ngo arahindukira. Mu guhindukira ubwo yumvaga Isodomu umuriro ugurumana, kumva ibibindi biraturika, kumva ibintu byose induru ziravuze, ngo yarahindukiye. Ahinduka inkingi y'umunyu. Muri uko guhinduka inkingi y'umunyu ni ukuvuga ngo byagaragaye yuko yavanyayo ibirenge, avanayo igihimba, ariko mu by'ukuri ibitekerezo niyo byari byasigaye. Uyu munsi wa none natwe turadarikirwa kugira ngo tuve mu ngeso mbi, tuve mu bitagira umumaro. Yesu Kristo yavuze amagambo tubona muri Luka igice cya 17 umurongo wa 32, ni ijambo rimwe rihanditse rivuga ngo mwibuke Mukaroti. Umugore wa Loti ntabwo yabashije kwambuka ngo agere mu buhungiro, ahubwo tubona yuko yazaririye agatinda mu nzira, nk'uko tubona mu Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 23. Dukomeze twumve hasi ngo Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko Mukaroti arakebuka, areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Mwumve ingorane. Loti yabashije kugira amahirwe, ahabwa umuburo, ari kumwe n'umugore we n'abana be, abakobwa be bari bari kumwe mu nzu babiri. Ariko noneho akaga kabaye yuko Loti nawe ubwe, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yazaririye. Muri uko gukomeza kuzarira byatumye nawe umuryango we babona hari ko bashobora kubigendamo buhoro. Tugomba kwitonda cyane. Niba Imana ivuze ngo kiza ubugingo bwawe, hunga udapfa, hunga, ntabwo Imana izakomeza kurekera aho ngaho, kandi ntabwo Imana izashima ko abana bayo bazimira itagize ikibakorera. Niyo mpamvu tubona ya magambo twigeze kuvuga ari mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, urumva yuko ni ubutumwa buzatangwa n'Imana, ntabwo ari ubutumwa bw'abantu, ahubwo Imana izakoresha ububasha bwayo, ijambo ryayo rivugwe hirya no hino. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Uko imiburo yatanzwe mu gihe cya kera, abantu bagahamagarwa kugira ngo bave i Sodomu n'i Gomora, n'uyu munsi wa none abantu barahamagarwa kugira ngo bitandukanye n'ingeso mbi, bitandukanye n'icyaha cyose gishobora kwizingira ku bugingo bwabo, maze ubwo Kristo azerekanwa kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo azabashe kumusanganira adakozwe n'isoni. Tureba amagambo asoza aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11. Ushobora kuba uvuga uti, ese rwose ko ibyaha byanjye ari byinshi, nanjye rwose narashayishije, ariko si Imana ishobora kunyakira, ese Imana yanyemera? Ndagira ngo nkubwire yuko hari amahirwe yari ahari amwe gusa. Amahirwe amwe yari ahari nuko abakwe ba Loti iyo bemera umuburo w'uriya musaza kabira ati muze duhunge tudapfa, nta kindi Imana yari ishatse kubabaraho. Igisambo ku musaraba igihe cyabwiraga Yesu kiti, mwami nugera mu bwawe bwawe uzanyibuke, nta bindi Yesu yiri wamusaba, ahubwo aramubwira ati ndakwizeza rwose ko tuzabana muri paradiso. N'uyu munsi wa none nawe uramutse witanze, utavuze uti ko nakoze ibi n'ibi, ko nagenze ntya imyaka maze Imana yanyemera, dore icyo Uwiteka avuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo
igice cya 11 umurongo wa 28. Aya magambo yavuzwe na Yesu ubwe, umukiza w'abari mu isi. Yaravuze ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu yiteguye kuruhura umuntu wese. Yesu yiteguye gukiza umuntu wese. Umuntu wese ushaka kuvuga ati nanjye nshaka gusohoka muri Sodomu ya none, nshaka gusohoka muri Gomora ya none, nshaka gusohoka mu bibi by'iki gihe, Yesu Kristo yiteguye kumwakira. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana yihamagaye abantu ngo bayizere, bayikorere, bayiyegurire, bitange, bave mu bibi, bagendere mu gukiranuka, ntabwo bigera bavunwa nuko babaye abantu b'Imana. Imana ikubashije kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kandi nawe witandukanye n'ibi bya none, nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Nimuze mwese tujye inama, ikuwiteka Imana ivuga. Nubwo ibyaha byanyu byaba byinshi, birababarirwa byose. Nimwumve ijwi ryayo, nimwinangire, iki ni cyo gihe cyo gukirizamo. Twumve ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Ni kuki twarinda gupfa, kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi. Twumve ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Nimuze dusange Yesu, dore aracyari ku ntebe y'imbabazi. Twumve ijwi ryo kwinginga kw'Imana, ishaka ko hari uwarimbuka, ishaka ko twihana. Nimuze dusange Yesu, dore aracyari ku ntebe y'imbabazi. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, reka tugushimire ijambo ryawe watanze kugira ngo ritubere umucyo nyagasani. Umugaragu wawe yaravuze ati, ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Nuvuga ngo iryo jambo rimurikira intekerezo zacu, iryo jambo rituma duhumuka, tugatandukana n'ikibi cyose. Uwiteka utubashishe kurigenderamo, utubashishe kwakira imiburo yawe iri kubiyemo, bityo Kristo agira icyicaro mu bugingo bwacu, kandi ubwo azerekanwa nyagasani, aho kumuhunga tuzavuga tuti, ngiriye Imana yacu twategereje ituzana agakiza. Data mwiza turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.